umuntu ushobora kukwambura agakiza ni umuntu wese wagushyira ku rwego rwo kwizera ikinyoma cyizera. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya. Turashimira Imana cyane yitwemereye kuboneka hano uyu munsi. Imana ishimwe. Yitwa Musoni Jean Baptiste nkuko babivuze. Ntabwo ndi umushyitsi cyane muri gahunda yanyu, ariko hariho ababa bari bashyashya hari, niyo mpamvu tugomba kongera tukivuga. Ndi umukristo usengera mu itorero rya ADEPR rya Muhima. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndashimira Imana rwose ko yatugiriye neza. Imana ishimwe ikaduha agakiza ku buntu. Ubu turashima Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku kubatizwa mu Mwuka Wera. Tumaze kumva ijambo ry'Imana mu kanya iriya timu yatugejejeho rivuga ku cyaha cyo gutuka Umwuka Wera. Twumvisemo byinshi kandi dukwiye kubera amaso kuko ari icyaha kitababarirwa. Dukwiriye kwirinda gukora icyaha kitababarirwa cyitwa gutuka Umwuka Wera, ariko kandi dukwiriye no kubatizwa mu Mwuka Wera. Kandi ntimutinye Umwuka Wera ngo nuko umuntu yagiranye ikibazo nawe biba ibintu bikomeye. Ntagire umuntu wumva ko afite impungenge ngo wenda yumve ko Imana yaba yarazanyemo iterabwoba. Oya, nta terabwoba ririmo, kuko dukwiriye kubatizwa mu Mwuka Wera tukaba abagabo bo guhamya ibya Yesu mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi natwe ubwacu tukaba dufite ubugingo buhoraho. Rero ntabwo bikwiye gutera umuntu ubwoba, ahubwo bikwiye umuntu imbaraga. Icyakora kubera ko dukeneye kuzuzwa Umwuka Wera, ni byiza ko n'imbogamizi nazo tuzireba kugira ngo tugirane ubusabane na Mwuka Wera. Aricyo bita kubatizwa mu Mwuka Wera, no kugira umwuzuro. Mwuka Wera akakuganza, hanyuma akaguha impano, akaguha imbuto ze. Ibyo byose ntibyabaho mudafitanye ubucuti buri ku rwego rwo hejuru. Nicyo bita ubusabane bw'Umwuka Wera. Iyo tuvuze kubatizwa mu Mwuka Wera rero n'urwego ugeraho, Umwuka Wera akakuganza, agatangira kugukoresha iby'Imana ishaka mu buryo bw'impano ndetse no mu buryo bw'amanuka, aribyo byitwa imbuto z'Umwuka Wera. Mu by'ukuri rero muri iki gihe biragoye, birakomeye, aho umuntu ashobora kubatizwa akamara imyaka 10 atarabatizwa mu Mwuka Wera kandi yarakiriye agakiza. Aho dushobora kuba dufite korari y'abantu 100, harimo abantu 3 cyangwa 2 babatijwe mu Mwuka Wera bonyine. Aho dufite amatorero menshi arimo abantu benshi, umubare munini, ariko ikigendanye no kubatizwa mu Mwuka Wera kikaba cyararumbye, kandi ari ikimenyetso cy'uko imbaraga z'Imana z'Umwuka Wera ziri mu bantu, bikagaragaza ko bafite ubushobozi bwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Kuko dusomye ijambo rivuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nagira gute, namanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Ni Kristo wabivugaga, kumuhamya uhereye iwacu kugera ku mpera y'isi. Ni ngombwa ko tubatizwa mu Mwuka Wera. Hari icyo tumaze kumva batubwiye mu kanya cyo gutuka Umwuka Wera. Nagira ngo mbabwire ko gutuka Umwuka Wera, icyo cyaha ntabwo uyu munsi wa none
wagira uwo ukirondora ngo umwemeze ko yagikoze. Mu bantu bose bamaze kwakira agakiza ntawe wakirondora, ahubwo harimo akantu gakomeye cyane k'ikorosi kitwa kugisinzirana, kuba wava mu mubiri ufite ikibazo cyitwa gutuka umwuka wera. Yesu yavuze ko azaberurira, Matayo 7:21, yaravuze ngo nibwo nzaberurira ko ntigeze kubamenya. Ngo abantu bazaburana ngo twahanwaga mu izina ryawe, twavugaga ubutumwa mu izina ryawe, aravuga ngo nibwo nzaberurira ko ntigeze kubamenya, ngo nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Yavuzemo ijambo rikomeye, aravuga ngo abavuga ngo mwami mwami, Matayo 7:21, sibo bazabona ubwami bw'Imana, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Abavuga ngo mwami mwami so bazabona ubwami bw'Imana, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Abo bantu bakora ibyo Imana ishaka ni bandi? Ni abakiranutsi. Abakiranutsi ni bandi? Ni abayoborwa n'umwuka wera. Niko Pawulo yavuze yandikira Abaroma 8:14, yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ageze 16 aravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'ukuri kw'imitima yacu ko turi abana b'Imana. Gutuka umwuka wera rero, umuntu ufite ingorane zo gukora icyo cyaha ntabwo aka kanya yahita abimenya, nta n'undi muntu wahita abigushinja, kuko turi mu cyo bita imbabazi z'Imana mu isezerano rishya. Ahubwo ikibazo kiba kuri raporo usinzirana uvuye mu mubiri cyangwa impanda ivuze. Umubano wawe n'umwuka wera, ni umwuka wera wenyine uzatanga ayo makuru, niwe uzagaragaza urwego wari uriho rwo kubana nawe neza. Niho hantu bitereye ikibazo, niwe uzagaragaza urwego wari uriho rwo kubana nawe neza. Kubana na mwuka wera neza ni iki? Bikorwa gute? Ni ukumwemerera gusa ko akora umurimo we muri wowe. Umurimo wa mwuka wera muri twebwe ni uwuhe? Ni Imana muri twe. Bivuze ngo ni ukuri kw'Imana kuba muri twebwe kugira ngo ukorane nawe neza. Ni ukumwemerera ko ukundi kuri kose kuje imbere yawe, wemera ko ukuri kw'Imana kuri muri wowe ari we mwuka wera, ari kufatiramo imyanzuro kurusha ukundi kuri kose gushobora kuboneka imbere yawe. Kuko ibi turi hano mu isi tugira ukuri kugeze muri gutanu. Tugira ukuri kw'Imana ari we mwuka wera uri muri twe, tukagira ukuri kw'igihe turimo, tukagira ukuri kw'ahantu turi, tukagira ukuri kw'ibintu, ibintu materials, tukagira ukuri kw'ahantu turi nuko abantu. Ukuri kw'Imana, ukuri kw'ahantu turi, ukuri kw'igihe turimo, ukuri kw'abantu n'ukuri kw'ibintu. Uko kuri kose kutari ukuri kw'Imana dusabwa kugukoresha. Icyo umwuka wera abashaka ni iki? Abashaka ko wemerera ukuri kwe kugaselectinga ibyo ugomba kubahiriza mu kundi kuri kose usabwa gukoresha turi hano mu isi. Akuramo iki? Niki akuramo mu byo utagomba gukora mu kuri kuriho? Akuramo ibintu byose byitwa ibyaha cyangwa se ibibi n'ibisa n'ibibi byose, nta kwemerera kubikoresha. Urugero, niba turi mu gihe, iki gihe turimo cy'iminsi y'imperuka, ibintu byose bizanywe n'igihe, biri mu gihe, bifite ukuri kw'igihe tugezemo. Umwuka wera iyo umufite angana n'ukuri kw'Imana, akubwira ibyo ugomba kwemera biri muri iki gihe n'ibyo utagomba kwemera, kuko nabyo bifite ukuri, kuko nibyo dukeneye, nibyo turimo gukoresha, nibyo turimo gukoreramo. Ariko agenda akubwira ngo iki nubwo ari iki gihe, ariko ntabwo ugomba kugifatiramo imyanzuro bitewe n'uko kiba kirimo ikintu cyitwa ikibi cyangwa se icyaha. Icya kabiri, ahantu turi, space, ahantu turi. Niba turi mu Rwanda, niba turi mu mahanga, niba turi hehe, niba turi mu nzu, niba turi hanze, niba turi mu isoko, niba turi mu ishuri, niba turi mu rusengero, aho umuntu ari hose hagira ukuri kwaho. Hanyuma ugomba guhora wumvira umwuka wera uri muri wowe ku makondisiyo y'ahantu ushobora kubugeza aho ariho hose. Ibitari ukuri iby'Imana itemera, kinubwo ari ukuri kw'ahantu uri, ariko ni icyaha wigikora. Ushobora kuba turi hano hakonje, ibwiriza rikaba ari ukwambara cyane. Ushobora kugera ahantu hashyushye, ibwiriza rikaba gukuramo imyenda no kubunuza ku buryo wishyizeho umwenda wahita ugutwika. Ushobora kugera ahantu hose hagira amabwiriza yaho. Hari amabwiriza y'ahantu tuba.
rero ibyo byose ugomba kuba ufite umwuka wera ukamwumvira, icyo akubwira akaba ari cyo ukora, kuko naho uri naho hari ukuri kwaho. Hari ukundi kuri nababwiye kwitwa ukuri kw'ibifatika, ibintu bigira amabwiriza yabyo ugomba kubahiriza kugira ngo ubashe kubikoresha. Ibintu, amafaranga, imyenda, imitungo, amazu, ibintu byose bigira amabwiriza yabyo. Iyo ufite umwuka wera akubwira ibyo ugomba kubahiriza, ukuri kw'ibintu kurimo kukwereka n'ibyo hari n'ibyo akubuza. Niyo mpamvu ufite umwuka wera ari umukiranutsi, nuko ukuri kw'Imana kuba automated. Ntabwo biba ari ibintu bikwiriye kugutera runaka, ahubwo ikintu kibaho kigoye nuko mpereza firi nta kibazo gushobora kubaho kwagira ibyo kukubuza mu kuri kw'ibintu, wowe ubwawe ntubashe kwemerera Imana ko ibyo bintu ubikora nk'uko Imana ibishaka. Icyo umwuka wera avanamo mu kuri yanga ko ububahiriza mu kuri kw'ibintu, kw'igihe, kw'ahantu umuntu ari cyangwa se kw'abantu, ni ibigendanye n'ibyaha gusa. Ukuri kw'abantu kungana n'ukuri kwa sosiyete, kw'igihugu cyawe, k'umuryango, kurimo umuco, kurimo amabwiriza yose tugomba kugenderaho, kurimo gutanga imisoro, kurimo gukora gutanga amaturo, kurimo gukora ibintu byose aho abantu umuryango wawe ugusaba, uko bambara, uko umuco wanyu umeze. Ukuri kw'abantu kuzingiye muri ibyo bintu, politiki, ekonomi ndetse n'ibindi byose. Hanyuma umwuka wera iyo umufite, kuko angana n'ukuri kw'Imana, ibyo abantu bazanye nk'amabwiriza cyangwa ugomba kugenderaho, aselectinga ibintu byose bitari ugukiranuka, ibyaha akabikubuza. Ariko ibitari ibyaha nubwo byaba bigoye, nubwo byaba bivunanye, nta kibazo ugomba kubikora kuko bingana n'ukuri kw'abantu. Niba leta ivuze ngo mutange imisoro, habeho ibintu n'ibi, amabwiriza n'amategeko runaka, umwuka wera ntabwo abyanga kuko bitagize icyaha. Ariko nubwo yaba leta ikubwiye ngo ica umuntu, ntabwo umwuka wera ibyo bintu ukuri kw'Imana kurakubwira ngo no. Hanyuma nubwo waba uri kubihatirwa n'ababifitiye ububasha, icyo gihe wumvira umwuka wera ukajya mu ngaruka, akaba ari wowe bica bikarangira uko. Ariko ntabwo bazakubwira kujya ku muganda ngo uvuge ngo biragoye, ngo nanjye iwanjye ngo mfite igishihe, ngo ntabwo ndahahinga, ngo sinjya guhinga mu kw'abandi. Neda, ugomba kuko kubikora ntabwo ari icyaha, ahubwo nibikorwa byiza. Ni ukuvuga ngo akuyanga ibyaha bishobora kuba biri mu kuri kw'ibintu cyangwa kw'abantu cyangwa kw'ahantu uri cyangwa se kw'ibifatika, ndetse n'ukuri kwawe k'umubiri wawe nako ntabwo ugomba kukugenderaho. Ugomba kwemera ukuri kw'Imana kukakuyobora. Ushobora kubona usa nabi, ubona udakeye cyane, ugafata umwanzuro no kugura amavuta yo kwisiga, yo kwitukuza cyangwa kugira gute. Icyo gihe impamvu itumye ukora ikintu niyo ituma umwuka wera ashobora kukikubuza cyangwa akakureka. Nibigize icyaha umwuka wera arabyanga. So icy'ingenzi rero ni ukuba ufite umwuka wera gusa, hanyuma hakiyongeraho kumwumvira mu byo akubuza, mu byo adashaka. Wabaza uti nzabwirwa n'iki by'umwuka wera adashaka? Bingana n'urubanza muri wowe iyo ufite umwuka wera. Nta muntu n'umwe ushobora kumenya ko umwuka wera yanze ikintu cyangwa gikunze, ushobora kubiyoberwa nako. Nta wabiyoberwa afite umwuka wera, kuko bingana no kubura amahoro. Ivugabutumwa ririho iryo nkeneye ko umwuka wera mfasha mo ubu, ni ukuba ikibazo kigaragara ariko hakaboneka n'ihishurirwa rigaragaza igisubizo. Pana kugaragaza ibibazo gusa, ibyo ni iterabwoba. Hariho ibibazo ariko hariho n'ibisubizo. Mu gihe igisubizo kitaraboneka ntago nzajyanirwa mvuga ubwo butumwa, izo nyigisho ntago nzajyanirwa zitanga. Igisubizo kiravuga ngo reba niba umutima wawe nta ntambara irimo, nta rubanza rurimo, mu gihe ariko wakiriye agakiza, mu gihe ufite umwuka wera. Kuko umuntu wese ufite umwuka wera ni umuntu wakiriye agakiza binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu buryo bwo kwizera ijambo ry'Imana. Wese afite umwuka wera, kuko Pawulo yabwiye abakori no mu Rwambere 12 yabwiye ko nta muntu ushobora kwemera ngo yature ko Kristo ari umwana w'Imana, yakira agakiza atarehejwe n'umwuka wera. Umwuka wera niwe ukwemeza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukihana, ukaba icyaremwe gishya, aba ari umwuka wera. Imana itura muri wowe, Kristo agatura muri wowe, hanyuma ndetse na mwuka wera binyuze mu rufunguzo rw'ijambo ry'Imana.
guhera uwo munsi umwuka wera aba muri wowe. Ikintu cyose cy'umwijima cyangwa cy'ikinyoma kingana n'icyo wavuyemo wihana, iyo kije muri wowe habamo intambara, habaho ikintu cyitwa intambara, irimo ikintu cyitwa gucirwa urubanza. Wumva umwuka wera ntagaguturiza, habaho gucirwa urubanza, ukagira ikimenyetso cyo kumva amahoro afite ikibazo muri wowe. Urabimenya ko muri wowe harimo envahisseur, ntabwo watuza, urabyumva. Hanyuma hagakurikiraho kumwumvira cyangwa kutamwumvira. Ibintu ni bibiri, kumwumvira no kutamwumvira. Iyo utumviye umwuka wera mucyo akubwiye ukabyanga, ntabwo uba umututsi. Kutumvira umwuka wera mu byo arimo kuyoboramo si ukumutuka, ahubwo ukora ubukoze icyaha, hanyuma agakomeza kukwinginga kugira ngo wihane icyo cyaha cyawe. Gutuka umwuka wera rero ni iki? Si ukutumvira umwuka wera, si ukunyurana nawe, oya. Ahubwo gutuka umwuka wera ni ugufata ukuri kwe muri wowe ukagusimbuza ikinyoma mu myizerere yawe. Urugero, uribye, umwuka wera akubwiye ati uribye, ihane, ukabura amahoro, ukavuga uti mbabarira ndibye. Ugiye kwibara akubwiye ati wijyayo, urabyanze ugiyeyo, arakomeza akakugendaho ati ihane wibye. Yitwa umuyobozi, si umutegetsi. Umutegetsi itegeko rijyana n'ibihano, ubuyobozi bujyana n'ubukangurambaga. Bigera ku rwego rwo kumutuka gute? Ryari? Igihe ufashe cya cyaha ukagihindura ukuri wowe, ugahita umubuza gukora umurimo we w'uku kwezi. Urugero, niba usambanye ukoze icyaha, ariko niba gusambana ubigize ukuri, ukabyita ukuri, ukavuga uti gusambana si icyaha, umwuka wera we arabimarika ko ari icyaha. Wowe kwizera kwawe ukizera ari icyaha, ukagera ku rwego uvuga uti nta waba hatiba, ukabyizera. Iyo ubyizeye, aka kantu munyumve, iyo ubyizeye uba wimuye umwuka wera mu mwanya yari arimo muri wowe, kuko bigiye ku rwego rwo kubyizera. Kuko buriya kwizera, iyo wizeye Imana, kwizera Imana ni ukuyimika. Akora murakumvishije? No kwizera Satani ni ukumwimika. Nta wizera Imana na Satani arafua icyarimwe. Nuvuga ngo iyo ikintu kije ku rwego rw'imyizerere ukakizera, kiba kimitswe, kiba kimura icyari gihari. Iyo wizeye Imana, iyo wizeye ukuri, ukizera ibyo umwuka wera kubwira, uba uri kumwe n'Imana. Iyo wizeye ikinyoma ukagishyira mu myizere, akaba ari kukizera, umwuka wera ahita yimuka direct, ntabwo ntagakomeza gukora. Bimeze nk'uko umucyo n'umwijima bimeze. Murabona amatara ari kuzima, hano hagahita haza umwijima, ariko ko ari kwaka, hari ibintu mwumvise bisakuza, habaho gusimburana gusa. Nuvuga ngo umucyo wubahana n'umwijima, birubahana. Nuvuga ngo umucyo iyo uje, umwijima uhita ugenda, ni ugusimburana. N'Imana na Satani niko bimeze. Nuvuga ngo umwuka wera aba muri wowe, abana nawe ku rwego rwo kumwizera. Yakubwira ati iki ni icyaha, ukizera ko avuze ukuri, ukihana. Noneho iyo ufashe cya cyaha ukizera ko ari ukuri kandi ari icyaha, ubwo uba wimuye umwuka wera mu myizerere yawe. Nicyo bita gutuka umwuka wera. Noneho byitwa icyaha kitababarirwa kubera iki? Bihinduka icyaha kitababarirwa kubera ko Imana inaniwe kubabarira, kubera ko byayiremereye cyane, kubera ko ari icyaha kidasanzwe. Ni iki kibigira icyaha kitababarirwa? Nuko uburyo bwa nyuma bwo kugirirwa neza n'Imana ku rwego rw'imbabazi muri wowe bihagarariwe n'umwuka wera. Ubwo buryo buhagarariwe n'umwuka wera. Iyo rero umwimuye mu myizerere yawe, nukomeze kwizera ibyo akubwira ko ariko kuri, ukizera ibinyoma mu myizerere, akimuka, wowe ubugize uruhare rwo kwivanaho umugisha n'amahirwe y'imbabazi z'Imana. Wowe ubigizemo uruhare, ni amahitamo yawe uba ukoze, ukizera ikitari ukuri kandi wari waramaze kumenya ukuri wari ugufite muri wowe. Bihita bigutandukanya n'imbabazi z'Imana mu buryo buhoraho.
sinzi uko mvuze niba mukumvisha. Ni nkuko waba ugiye kwambuka ugafata ikiraro ukagicana, cyangwa ugacana ubwato, iyo nyanja wayoga tu. Uburyo bwa nyuma bwo kuba turi kumwe n'Imana, Imana yashyizeho ni umwuka wera. Niyo Mana, niko Imana yabiteguye, iri muri twe mu buryo bwa mwuka wera. Ishaka tuyemerere gusa ko ituyobora. Mu yandi magambo, ishaka twemere ko ibyo atubwira ariko kuri, mu kwizera, mu myizerere. Iyo rero ikitari ukuri ukizeye, ntabwo uba ukizeye mwuka wera, ahita rero ubu umuvanye mu bugingo bwawe. Byitwa kutababarirwa kuko uba wirukanye imbabazi nkana. Ibyo bitandukanye no ko umuntu yakora icyaha inshuro nyinshi. Akora murakumva? Bitandukanye no ko umuntu yakora icyaha inshuro nyinshi, nivuze ko yatutse umwuka wera. Ari mu kibazo cyo kubana nawe nabi n'ibiki byose, ariko mu gihe atarizera icyo ikinyoma ngo kwihana bimuvemo abivaneho, abagifite amahirwe. Mwumve rero, niryari bizarangira nabi, ni igihe uzava mu mubiri warafashe ikinyoma ukakizera. Ntabwo ari igihe uzava mu mubiri warakoze ibyaha byinshi. Ngiye kubaha urugero. Njyewe nawe twibye Bibiliya, iyi Bibiliya tukayiba, njye nawe ari boro wenda irimo amafaranga tukayiba. Tukimara kuyiba, njyewe umwuka wera akambwira ati uribye. Hamwemera ntimbabarira, ndi igisambo, umwuka wera mbabarira. Nkatangira urubanza n'urugendo rwo kuvuga ngo nzayisubiza gute, bizagenda gute, bizagenda gute. Noneho wowe twibanye twese, urumva boro turayifite, wowe ugahita umwuka wera akakubwira ati uribye, ihane, subiza birebana. Ugahita umubwira uti nta kundi byagenda, kwiba ntabwo ari icyaha kuko baba bafite nyinshi, tugomba kuziba, nta kundi byagenda, ibintu ntabwo nazabivamo. Impanda ikavuga, ivuze, boro turacyayifite twese y'injurano. Njyewe wemereye umwuka wera nkamubwira ngo mbabarira, mbese nkemera uburyo bwose bwo kwihana icyo cyaha, nayumva. Wowe wamukaniye kuri urwo rwego rw'imbabazi bwo kuvuga ngo ukizera icyo kintu ko ariko kuri kandi atari ukuri, ntabwo wakumva impanda. Noneho mwumve inyigisho ibikonfirima neza. Ni inyigisho y'ibisambo byabambanywe na Yesu ku musaraba. Kimwe cyahagaze mu kuri kw'abantu kiravuga kiti, numvise bavuga ko ukaze, ukora ibitangaza, ukora ibintu bidasanzwe. Dukure hano nawe uhikure, hatazanye n'umuntu dusuzugura akajya ngo twabambanywe n'umuntu wa fake. N'ibyo bintu bishoboye kora umuti vuba tuve hano. Cyamubwiye gikoresheje ubwenge busanzwe. Noneho ikindi kiravuga kitari ko urarengereye rwose. Ubu ko tuzira ibyo twakoze, tukaba twaribye, turi bisambo, twarisha abantu, tugize gute, uyu mukiranutsi uramubaza iki koko? Wikwirirwa umugora, rata umbabarire. Nugera mu bwami bwawe uzagere gute? Uzanyibuka kuko ndi umunyabyaha. Mwumve inyigisho ikaze ngo nuko Yesu aramubwira ngo uyu munsi, haleluya, turabana hehe? Muri paradiso. Uriya nibwo Yesu yashyizeho paradiso. Niwe muntu wa mbere yaremeye paradiso. Ni ahantu ho mu ijuru. Aramubwira ngo ndagushyira ahantu hadasanzwe kuko ubaye sample, echantion, ubaye icyitegererezo ku bantu bagomba gushyirwa ahantu ho mu ijuru. Cyarabatijwe, cyagiye kwigaburo, cyagiye materaniro nk'aya, cyakoze iki? Niki cyamuhesheje ubugingo buhoraho? Cyemeye ko ari ikinyabyaha, cyizera ko ibyo Yesu akora ari byo by'ukuri, aba ari byo cyizera, gihita gihabwa ubugingo buhoraho. Kandi mwumve, kiriya gisambo kindi ibyo cyakoze ntabwo ari cyo cyabikoze nacyo, na kiriya si cyo cyabikoze. Bombi bari inyigisho ku musaraba, kubera ko kimwe cyari gihagarariye Adamu, kimwe cyari gihagarariye igiti cy'ubwenge muri Edeni, ikindi gihagarariye igiti cy'ubugingo muri Edeni. Noneho Yesu yari ahari agiye gukora match yo gusubiza igiti cy'ubwenge, turagendanye,
Adamu yibye. Kiriya cyakoresheje ubwenge cyadefanze Adamu. Noneho kiriya cyagize kwizera kikavuga kiti Imana imbabarire, cyadefanze Adamu wa nyuma aribo twebwe abizera. Noneho Yesu ahita atanga ubugingo kucyemeye ko ari iki? Ari ikinyabyaha. Umurimo kumva abagaragaje ko abazemera ko ari abanyabyaha bakizera ukuri kw'Imana bakihana bazabona ubugingo, ariko abazagundira ikibi mu myizerere bazabura iki? Ubugingo. Niyo mpamvu yabikoze, nta yandi masakaramento yandi yabaye. Ni nayo mpamvu hari habambwe 3. Ubu nise ko babambaga 500, bakabamba 100, bakabamba 10. Kira gihe cy'Abaroma ko ariko byari bimeze. Kuki uwo munsi habambwe 3? Cyari igiti cy'ubwenge, igiti cy'ubugingo n'icy'ubuzima busanzwe. Yesu rero yahagaragarije inyigisho ikomeye y'igihesha ubugingo buhoraho. So gutuka umwuka wera rero ni urwego ushobora kugeraho ukiyambura umurongo w'imbabazi ari wo witwa kwizera ukuri, ukizera ikinyoma mu myizerere akaba ari kucyizera. Uba uvanyeho umwuka wera gukomeza gukora, kuko nta kindi yaba kigukoramo. None se umwuka wera ari muri wowe wakora iki? Nukukwemeza kuri umunyabyaha, nukuguhishura ibyaha, nukukubwira kwirinda, nukukubwira icyo Imana ishaka. Uwo ni wo murimo we. Iyo rero wizeye ikinyoma waramaze kumenya ukuri. Byanditse mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 4. Haravuga ngo Abaheburayo 6:4, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera. Wabyumvishije? Bakagabana iki? Ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura abashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Ubwo kongera kubamba umwana w'Imana mu muziki bivuze gutesha agaciro umurimo yakoze, bikagusaba gutangira bundi bushya. Aba bantu rero bamaze kugabana bafite umwuka wera, bamuheshejwe nuko bizeye ijambo ry'Imana bavuzwe hano ni Abaheburayo, kuko Abaheburayo bari baravuye mu idini, baravuye mu gusenga ibigirwamana, bari barakoze indahiro z'ibigirwamana. Noneho bizeye bakiriye agakiza, babuzwa kuzasubirayo, kuko iyo basubirayo bongeraga gukora indahiro nanone. Mu yandi magambo byabasabaga kongera kwizera ibyo babagamo, kuko byari ku rwego rw'imyizerere. Urumva abantu basengaga ibigirwamana ni imyizerere, barabyizeraga. Akono marakumvishije? Noneho niba barizeye Yesu bakakira agakiza, birabujijwe ko bari gusubirayo, kuko basubiyeyo bari kongera bagakora indahiro nanone. Ntago bagaruka ngo bongere guhabwa agakiza rero. Murumva ni ku rwego rw'imyizerere. Ibi ntibyabwiwe abakora ibyaha bisanzwe, byabwiwe abantu bashobora gusubira mu bintu bitwara kwizera kwabo. Nta wizera kabiri. Cungana n'imyizerere yawe, utazafata ikinyoma ukakizera, wabututse umwuka wera. Niba rwose uri n'umunyantege nke, niba uri n'ibiki rwaza, ariko ntuzigere na rimwe wizera ikinyoma ariko kuri. Ubundi sawa urwana n'iki? Kuba wakwemera ko uri umunyantege nke, wakwemera ko uri umunyabyaha, bigutwaye iki koko? Mu by'ukuri bigutwaye iki? Aho kugira ngo uzabure ubugingo kandi umwuka wera ariko kazi ke, bigutwaye iki? So ikintu cyumvikana nuko ugomba kwirinda gufata ikibi cyangwa icyaha ngo ukizere. Nicyo kintu gishobora kugushyira muri riske yo kutazabona ubugingo. Sobanuje umurongo bavuze wa Matayo 12:31 29, na Yesu niko yavuze. Icyo cyaha cyo gutuka umwuka wera yakivuze bamupfobeje, bavuze ngo ni Beelzebuli, vuna umutwaro w'abadayimoni. Mwumve rero, noneho babivuze ahita abigisha, arababwira tumva, uwazasabye umwana w'umuntu n'uwamutuka n'uwajya gute azababarirwa, ariko ibi mukoze nimubikora ku mwuka wera nta babazi muzabona. Ibi nige murimo mutuka, murimo baravuga ngo ni Beelzebuli, ngo ni umutwaro w'abadayimoni, kandi ukuri murakubona. Yabahaye urugero rusobanura ibyo, aravuga ngo ubwami bwigwanyije ntibwazongera kubaho. Ubu bintu ndi gukora murabona ari shitani ubikora.
ubu ndi umutwaro wa dayimoni ndi kwirukana amadayimoni, ndi umutwaro wa dayimoni ndi gusenyera satani. Satani se yakwisenyera? Ibi bintu mukoze murimo muvuga muri abasaza bazi ukuri, mwambaye amategeko mu bitugu no mu gatuza, muramenye mubivuge kuri ngewe, ariko umwuka wera ni mubikora gutya mukamusimbuza, mugafata ukuri nkana mukagusimbuza ikinyoma kandi mukuzi. Ku mwuka wera ho bizabakoraho nta mbabazi muzabona. Murumva ababuriye mu buryo budasanzwe. Abantu tifayinza arababwira ati kuri ngewe ibi bintu mukoze byo kuba ngo umutwaro w'abadayimoni, iri ryijijisha ryanyu mwijijishe kuri iki, ariko ku mwuka wera Imana igiye kubaha gusigira abantu. Uzibesha akamusimbuza agakora icyo bita kumupfobya, akamusimbuza ikinyoma kandi abibona ko ari ukuri, nta mbabazi azabona. Nicyo yigishije. Kuko gutukana ni ijambo rimwe ryitwa gupfobya. Umuntu ahamwa n'icyaha cyo gutukana igihe yafashe ukuri akagusimbuza ikinyoma nkana, akanabyemeza akagaragaza ko ariko kuri akabyizera. Urugero, umuntu aramutse antutse akavuga ati uri imbwa, nkabona abantu babiri cyangwa batatu bemeza ko ibyo bintu yabivuze bakabimushinja, yahamwa n'icyaha cyo gutukana. Ubwo se yaba yankoze hiki? Yaba yankoze hiki? Yaba yakoze ikintu cyitwa kumfobya, akansimbuza imbwa, nta murizo yambonanye, nta matwi y'imbwa yambonanye, ntigeze moka. Kuko bakubaza abacamanza bakubaza bati yamotse nk'imbwa, wenda ngo tuvuge tuti nibura yamotse, uravuga uti dore imbwa ibiraha utashwe. None se yari afite umurizo w'imbwa ku buryo wavuze uti dore ndi kubona ari imbwa, uti hoye. Ni iki washingiyeho umwita imbwa kandi ari umugabo muturanye ufite umugore n'abana batatu bakabigushinza? Uhamwa n'icyaha cyo gupfobya umugabo, wamuhinduye imbwa, umusimbuza imbwa, urabyemeza. Nicyo bita gutukana ubundi. Ni igihe rero ushobora gufata umwuka wera ukamusimbuza shitani cyangwa ikinyoma, ukaba ari no kubyizera. Ni igihe wafata umurimo we wo kukwemeza ko uri umunyabyaha, ugafata cya cyaha harimo akubwira ati iki ni icyaha, ukagisimbuza ukagisimbuza ukuri kwe, ukabyizera. Uko nyine birangana no kwiyambura imbabazi. Mu yandi magambo, mwacyumvise cyaha cyo gutuka umwuka wera? Noneho mbabazi, murumva ninde wagikoze? Ninde wagikoze? Wamubona ute? Wamugaragaza ute? Ni umuntu ku giti cye ushobora kubimenya. Niwe wamenya ngo sigaye nizera ikinyoma nagisimbuje ukuri. Kandi nabwo wumvise iri jambo none ahanga ukagarukwa ukihana, wakizwa. Ariko ikibazo gihari nuko umuntu mwumvise kuntu bavuze, umuntu wamaze kwizera iki kintu mu myizerere akenshi na kenshi abazi ko ariko kuri. Niyo mpamvu buryo ubuyobe habaho ubuyobe butatu. Hari umuntu uyobywa n'ibisubizo, hari uyobywa n'ubukene cyangwa se ibibazo, ariko umuntu uyobeye mu kuri ntagagaruka. Mwabyumvishije? Umuntu uyobeye mu kuri, ukuri akagucurika, kuko we ahita abyizera uko. None kubera ko ari kabyizera, nta kintu wamukorera ngo umufungure yongere kwizera kwa kuri, kuko aba ariko yamaze kugira gute kubyizera. Nkiko mu rusyo ngiye gukoma n'ingasire, uzarindagire kwishi, uzubarukamba kambe kwishi, uzirinde kurahira ibinyoma. Abantu bose basaba kurahira baba bagira ngo kwizera kwawe gutange. Urugero, abayisilamu niba bagukoresheje indahiro, bagukoresha indahiro inshuro 3 kuzamura. Bari abasataniste barozi kuri abaframasoni n'abandi bakurahiza inshuro zirenga 24. Baba bagira ngo kuri kumutima wawe bakuvanemo ubumana, urahira ikinyoma mu buryo bwo kwizera kwawe. Barakubwira ati irahira ko Yesu atari umwana w'Imana. Rimwe ubirahira uko ugenda ubirahira, numva ko urimo uratanga kwa kwizera kwawe, nyine urimo uraguhindura. Akano murakumvishije? Icyo gihe baba gutandukanyije n'Imana mu buryo bwo kwizera kwawe, kuko ukoresheje ukuri k'umutima wawe, uhakana ukuri wari warakiriye mu mutima wawe. Nanone nihagira umuntu ukubaza ati ni iki cyakwambura agakiza, ntuzavuge ko ari urukingo, ntuzavuge ko ari umuntu watwaye amazina, ntuzavuge ko ari watwaye DNA yawe, ntuzavuge ko ari wakweretse watwaye iki. Oya, umuntu ushobora kukwambura agakiza ni umuntu wese wagushyira ku rwego rwo kwizera ikinyoma, kukizera, cyangwa se akakurahiza ikinyoma ku rwego
kwizera kwawe guhinduka. Niwe Yesu yavuze Matayo 18. Yaravuze ngo icyakoroha, itondera ikintu cyose cyagusaba indahiro nicyo gitwara agakiza gusa, kuko agakiza gaheshwa no kwezwa. Umwanditsi wandikiye Abitesalonike urwa 2:13b yaho yaravuze, Abitesalonike ba 2 cyangwa urwandiko rwa 2 rw'Itesalonike igice cya 2 umurongo wa 13b yaho, uhinduye urupapuro haravuga ngo agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Ubwo agakiza kamburwa n'iki? Fata ibyo bintu bitubinyura ukore ikinyuranyo cyabyo, nibyo byonyine bitwara agakiza. Inkoni nyinshi ntizatwara agakiza, kugutema ijosi ntibyagutwara agakiza, kugutwara amaraso ntibyagutwara agakiza. Nta kintu kimwe. Agakiza kubakiye mu kwizera gusa, kugira ngo kagucike nanone kagucikira mu kwizera. Kandi nta muntu uguhata wundi, ni wowe ubigiramo uruhare wenyine. Ugakiza ukakira wigira uruhare rwo kwizera ukuri, unakiyambura nanone ukoresheje kwizera ikinyoma. Urumva? Nuvuga ngo uvaje ikinyoma ukakizera, agakiza karagenda, kuko ni uruhare rwawe kukizera. Ariko kuvuga ngo wakoze icyaha nyine wananiranye, uri muri riske mu bibazo n'iki byose ugomba kwihana. Ariko mu gihe utaraca akagozi ko kwizera, uba ugifite umugisha. Ariko nusinzira na raporo mbi yitwa kwizera ikinyoma, bizahwaniramo, ntushobora kuzabona ubugingo. Kuko Umwuka Wera azavuga mu gihe cyo guhamagarwa kwawe, azagaragaza ko ntaho mwari mugihuriye, wari waramaze kumuhakanira ko utakizeye ukuri. Nicyo bita kurimbuka, wari waramenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dukurikije ihishurirwa n'ibyanditswe byera na situation ibintu byose byandikiwemo, bigaragaza ko icyaha cyo gutuka Umwuka Wera ari uko giteye. Ahubwo ngenda nashimikira nkigira imbere nkagaragariza abantu bari mu nzira zo gutuka Umwuka Wera, kuko niba abantu bageze ku rwego amategeko wenda ya leta, imisoro n'ibindi, gucuruza no kubana, gusezerana kw'abubatse, kw'abashakanye, ari amasezerano yose, bagera ku rwego rwo gukora icyo bita ibizira, kurenga ku ndahiro n'ibihango, baba bari ku rwego harimo bamwe bizarangira batutse Umwuka Wera, kubera ko bazageraho bakizera ko ibyo barimo ariko kuri. None ntibabe bakihana, bagahinduka ibicamuki. Ariko murumva ko agakiza kubakiye ahantu hakomeye cyane, hari ku rwego rwawe, utarabatereti ngo Yesu yarabivuze Matayo 18 hamwe nari ngiye kubabwira. Yaravuze ngo hazavumwe ngo uwashuka umwe muri aba bana bato, ngo icyakoroha ngo nuko yahambirwa urusyo mu ijosi agatabwa imuhengeri. Kandi Matayo 10:16 yaravuze ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, mube nk'ino mutagira amagu, kandi mwirinda abantu. Ati bazabakubita, bazavuze mu sinagogi, bazabahora ubusa, bazabarenganya, muzapfa muzira izina ryanjye. Urumva ntiyigeze abafavoriza ku rupfu, ntiyigeze abafavoriza ku bigeragezo n'ibibazo, ariko ageze ku cyitwa gushukwa kuyobwa mu kwizera, aravuga ngo icyo cyo nicyo cyabambura umugisha w'agakiza. Aravuga ngo aho kugira ngo umuntu aze kugushuka mu myizerere, yahambirwa urusyo mu ijosi agatabwa imuhengeri. Ibaza ikintu Yesu yavuze, akavuga ko uwo muntu ufite iyo ideology akwiriye kuzikwa. Murumva ukuntu kiremereye cyane. Ikintu cyitwa icyaguhindura ku myizerere yawe nicyo cyakwambura ubugingo. Ariko kugutuka, kugukubita, kugeragezwa, kugira gute, ni ibintu biri aho ntacyo byakora ku bugingo, kuko bwubakiye mu kwizera. Ariko icyahindura imyizerere yawe, ukizera ikinyoma, ukagera ku rwego wumva ko ukuri kw'Imana utakikwemera nkaho ariko ugomba gufatiramo imyanzuro, gitwara ubugingo ako kanya. Iyigisho y'uyu munsi irakubwiye ngo girana ubucuti na Mwuka Wera ku rwego rwo kumwizera udakuraho. Nugira n'intege nke wizere ko ibyo akubwira ariko kuri akweze. Kandi mbere yuko ibyo bintu bibaho,
aba yavuganye nawe mu buryo buri primitive, umwemerere, hanyuma n'umunani ariko ugaruke wishaka wifata ikinyoma ngo ukizere. Hanyuma inyigisho y'umunsi irakwemerera ko ubwo bucuti no kubana na Mwuka Wera neza no kubimenya gutyo bizatuma akubatiza, bizatuma ugirana ubusabane na Mwuka Wera. Ngiye kubabwira ibintu bitatu ugiye kwirinda biri gutuma utabatizwa mu Mwuka Wera. Icya mbere ni ugukora ibyaha muri ubwo buryo, gukora ibyaha bigarukirana cyane bibabaza Umwuka Wera, ntabwo agenda ariko muhorana amakimbirane, ntago akunezererwa. Hamwe no kwirinda no kwihana no kurwanya icyaha no kukireka bituma Umwuka Wera kugira icyizere, agatangira ubusabane bwo hejuru ku rwego ategura kugira ibintu kugabira by'impano n'imbuto. Icya kabiri ni ukwirinda ibisa n'ibibi byose, amafuti, amakosa, ibicumuro n'ibizira, ibyo bintu ukabyirinda ukabirwanya. Icya gatatu, ugomba kwemera kwakira ingaruka z'ukuri. Icyo Umwuka Wera akubwira nubwo cyaba gifite ingaruka, ukemera kuzakira ariko ukumvikana na Mwuka Wera, kugira ngo utazatungurwa raporo ikakubera ikibazo uvuye mu mubiri ufite ibintu wajondetse washyameranyeho n'Umwuka Wera. Icya kane, cunga neza ikintu kigendanye n'inyungu ufite mu byaha, uzizibukire, kuko inyungu ufite mu byaha zituma utinda mu cyaha bikagushamiranya n'Umwuka Wera. Gatanu, icya gatanu, cungana n'ikintu bita ibirangaza, irindi birangaza. Ibirangaza ni ibintu byose byokipa umutima bikakugira imbata, gufana, gukunda, kwangana, ibintu byose bisaba ko ubiha umutima wawe, birwanye ku rwego bitazakwigarurira, utazaba imbata yabyo, Umwuka Wera akabura hakorera. Ibyo nkubwiye nibitagukundira ntuzabatizwa mu Mwuka Wera. Niba waranamubatijwemo azazima, ube nk'igikara bashyize bamennyeho amazi, nta bihe byiza ushobora kumva, nta yerekwa, nta yishurwa, uzimiwe mu gicuku, kuko Umwuka Wera atari gukorana nawe bitewe n'ibirangaza. Ikirangaza cya mbere, abantu mufite telefone mwese muzifate telefone, muzizamure gutya, yitegereze, yishyira imbere uyirebe, yibwire ngo wa Dagoni yanjye we. Iyo ni Dagoni. Yibwire ngo Dagoni, ndavugana nawe Dagoni. Ibirangaza bikuzuyemo ntabwo bizambuza ubugingo buhoraho. Bwira Dagoni yawe, yibwire ngo Dagoni, urimo ibintu nkeneye, ko mutari kubikora muri gukina. Urimo ibintu nkeneye, urimo social media, urimo softwares zirimo ibyo nkeneye, ariko guhera uyu munsi wa none nkubujije kundangaza, kandi ndakubwira ibwiriza ugiye kugenderaho. Dagoni we, bwira iyo Dagoni yawe. Umva rero ibwiriza ugiye kugenderaho kugira ngo ibirangaza biri muri iyo Dagoni bitazagutwara, kuko ntiwabatizwa mu Mwuka Wera waraye kuri Facebook, ntiwabatizwa mu Mwuka Wera umutima wawe warajyanywe na TikTok, ntiwabatizwa mu Mwuka Wera umutima wawe warajyanywe n'amafilime n'amaporono n'ibiki byose byo kuri YouTube ujyamo ujagaraye. Ntiwabatizwa mu Mwuka Wera hari ibintu byatwaye umutima, ntibishoboka. Ntiwabatizwa mu Mwuka Wera cyangwa nubwo waramubatijwe ibihe biragenda uri umufana w'amakipe n'ibiki byose, ibintu byose byo kwipa umutima. Ibyo byose simvuze ko ari ibyaha, kuko gutunga telefone si icyaha, ariko irimo ibirangaza. Ndi kubirangaza, navuze ibyaha ukwabyo, ibirangaza mbivuze ukwabyo. Ikintu cyose cyo kwipa umutima nk'ububata cyose gituma Umwuka Wera mudagirana ubusabane, ntiwabatizwa, niyo wabatijwe urazima. Mwumva insinzi rero, nababwiye ko gahunda ari ugutanga ibyigisho n'insinzi, kandi ndakomeje muze gukomeza gukurikira chaîne yanjye yitwa Eve Musoni TV. Ndifuza ko ibintu byo kubana n'Umwuka Wera neza tubyinjiramo tukabimarayo ku rwego twitegura neza, kuko iminsi ya nyuma tuyirimo, iminsi y'imperuka tutazabura hose, kandi mureba twaragerageje kwegera Imana, sibyo? Twunganirane rero. Ubu ndi gukora amaudio, ariko ku kwezi ndi gusaba inkunga kugira ngo nzagure na kamera, namwe muzantwerere ngure kamera, noneho twicare turebe ibi bintu neza, kuko nahandi tuzakwepera ivuga butumwa.
mushaka muzarorere kandi Imana izayima. Ariko gahunda n'ubutumwa bwiza, kuko mbivuze nkabona ntimwishimye ngo tuzayaguha se n'uguhera muri uku kwezi. Noneho rero numva ukuntu ibintu bikaze. Iyo dagoni yawe ugiye kujya uyinjiramo guhera uyu munsi hano, nibwiriza nguhaye mpagaze mu bushobozi mpawe no kwizera ijambo ry'Imana, nubisuzugura bizagukoraho. Ugiye kujya ufungura dagoni watekereje icyo ugiye kuyirebamo. Hari byo kujagarara nk'umusazi ngo ugiye muri telefone icyambaye ubusa igikubise undi gipfunsi iki byose ibyo ako kajagari ntago kazatomugera mu ijoro. Ugiye kujya utekereza ngo dagoni ngiye gufungura dagoni iyi irimo inkota zizakwica nutayirusha imbaraga. Ndashaka kujya kuri YouTube, ngiye kurebaho uko bakora isabune, ngiye kurebaho uko iki gitabo ndi kwiga abandi bakivuzeho, ngiye kurebamo uko korari ni iririmba, kuko nanjye ndirimba ndumva nshaka kumenya amajwi yabo uko ameze. Ngiye kureba iyo ntego ugafungura dagoni specifically muri YouTube, ukinjirayo uzi ko winjiye mu rupfu, ariko ugiye ufite intego ku buryo rutari buguherane. Nihazamo iki ads cyangwa iki notification kitajyanye n'iyo ntego, ukiri moving ads zose ziba zifite remove. Ugiye kujya ufungura dagoni uvuga uti ngiye kuri TikTok, ngiye kurebaho iki, uyinjiremo uzi iki kujyanyeyo, kuko mwarapfuye ariko Imana irakuzuye mu izina rya Yesu. Niwongera kurindagira ukabura ubwenge ugata umurongo ugafungura dagoni nta ntego ufite, Imana ntizakumbaze. Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter ndetse n'izindi byose byinjireho uzi icyo ugiye kureba kandi cyuzuzanya no kuri kw'Imana. Naho ubundi bye ariko umwana w'imyaka 20 umara imyaka 10 utarabatizwa Mwuka Wera, uburyo ubugoro wekenye ibikamba wica abantu urindaye uratega, niki kikubuza kubatizwa Mwuka Wera? Ni ibirangaza n'ukuri. Ntese ukwihana si ibintu bisanzwe, ni wihana, ariko ibirangaza birakokipa bigatuma utabatizwa. Ufite abantu urihira amashuri, uri responsable, ufite ikigo uyoboye ministeri, uri umusirikare uba ku rugamba, niki gituma utabatizwa Mwuka Wera? Uri libre bigeze ahanga ngo ako kebuka umuntu kwegera umubaze ngo wabaye iki, niki gituma utabatizwa Mwuka Wera? Niki gituma utagira ibihe byiza? Ko werekwa gugahishirwa n'urukaba uri kurindagira gutya wagira ngo uri inyuma y'inzu, habaye iki? Ni ibirangaza n'ukuri. Kuko ibyaha nanone aho wakwihana ibyaha se n'ubyumva, ntibabisona n'ubyumva, ntiwihana se niwakwihana ukuri ukagushyira hariya ukihana Imana ikakubabarira, ariko ibirangaza byo ntabwo ubyihana kuko ntabwo ubuzi ko ari iki, ari bibi. Noneho nibyo bigikokipa bigatuma Umwuka Wera atagira gute, adasabana ngo twubatize, aduhe impano, aduhe amahishurirwa. Ibirangaza natwe abasaza bitumereye nabi. Nanjye ubu nigize umusaza kera kuko maze kugira 39 maze kwigira umusaza. Noneho rero icyanyuma ugiye gukora kugira ngo wuzuzwe Umwuka Wera no kunesha ikintu bita amarozi, guhumana. Kujya muri baridisha wa ibyo riyo ntubizi, kunyura ku musazi bijya gushyizemo ntubizi, ufite nyabingi mu isoko bari abacuruzi bakoreresha ibiti, ugera yakaguhuha araguhuha ngo umugurire, utaha bakoroze ugasanga worozwe n'abantu 10 wanyuze kuri nyabingi 100. Mbese ibyo byose birakubudikira. Iyo ufite intege nke mu masengesho bikugiraho ubasha mu mwuka wawe, ntago wasabana n'Umwuka Wera, ufite ibindi bintu byagufasha. Umuti igisubizo cyabyo no kwiyiriza ubusa no gusenga. None umeze nk'akamamiyo wagira ngo uri ikiyiko ku wa mbere ku cyumweru, ntushaka kwiyiriza ubusa. N'abaruzi bari hanze uhura nabo, abagusiga utuntu, abunyuraho bikakwirukaho, abagize gute byose, ntushobora gusenga. Karande yiwanyi kwirukaho wagira ngo uzayicika se nuzubara izakwereka. Ugomba kuba uri mu mwuka ugasenga, nibyo byirukana iyo myuka mibi ishobora kuba yaragufasha. Icya kabiri, ibikusane cyangwa se ibicaniro by'amasengesho
ubundi hari ukuntu winjira ahantu ugasenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ugatangira kwerekwa, bivuze ngo uba umuriro w'Imana uba watwitse ibintu byari biri kuri hehe byarakubudikiye mu buryo bw'umwuka, ukumva urabohotse. Simbahaye ibisubizo. Senga kandi ujye uba mu bihe byo gusenga. Irinde Kigali no kuba ahantu hashobora gutuma umwijima ukugota cyane. Ibyo bintu bizatuma ubusabane bw'umwuka wera buzamuka, hamwe no kwirinda ibyaha. Uramunezeza agahita akugabira impano, akakugabira, agatangira kugushoboza kwera imbuto, gukora ibintu byiza Imana ishaka, hanyuma ubwo ukawubanye na mwuka wera neza. Ibyo kumutuka byo nta hantu byahurira, kuko ureba n'urushishi mu gihe cyo kubatizwa mu mwuka wera. Ikintu kizabikubwira, ugira amahoro menshi, ugira n'urukundo rwinshi. Ubona urushishi ukavuga uti urushishi ninde ukandagira Imana irambona we, urushishi rw'Imana we ninde ukandagira Imana ikambona. Iravuga yuko nakoze ibiki koko. Ukumva ufite impuhwe, ukumva ufite urukundo, ukumva uri umuntu nyine umeze nk'uko Imana igize gute ishaka. Haleluya, haleluya. Ni ku Muririmbyi 107 yavuze ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya ko usigaye uyoborwa n'umubiri wawe, saba umwuka wera agire gute agaruke. Urukundo n'ubusabane butuma umwuka wera aza. Cyebuka umuntu mwegeranye umubaze niba gukunda, mubaze uti urankunda, mubaze uti ubundi dupfiki se turapfiki, mubaze uti turapfiki, mubaze uti urushisha urarukunda ntago warukandagira. Dusenge. Urushishi wumva utarukandagira, wumva uruhora iki? Iyo urubonye ukarukandagira urushaka wiki? Mubaze uti urushisha urushaka wiki? Ngewe wenda impamvu nuko ubona ko nanjye nakumena ijisho unzenyeho ibibazo nanjye nagushota, ariko se urushishi urushaka wiki? Mubwire ngo akira urukundo mu izina rya Yesu Kristo. Ako wamubwira, mubwire uti gira impuhwe, gira imbabazi, gira urukundo. Ibyo byose ikimenyetso cya nyuma ni amahoro yo mu mutima. Uzagira amahoro menshi, uzasabana n'umwuka wera. Umuntu wumvise hari icyifuzo agize cyo gusengera none nahaguruke dusenga Imana. Muyobozi yigira hino. Mufashe gusenga. Niba wumvise hari icyifuzo ugize cyo kuzabana n'Imana, haguruka dusenga Imana. Kandi ni byiza pe kubona mungana gutya muri abantu nk'urubyiruko abenshi, abandi mumaze guca kenge, mukamushaka ko umwuka wera bakoresha. Ni ibintu byiza cyane. Nuko mbatuyeho kubatizwa mu mwuka wera mu izina rya Yesu. Hombeka amaso yawe. Mpatuyeho kubatizwa mu mwuka wera mu izina rya Yesu. Mpatuyeho amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Mpatuyeho kuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Mpatuyeho kugira ibyiringiro bishya mu izina rya Yesu Kristo. Kandi guhera umunsi wa none, ibyaguhigaga bikurekure, ibyaguhumanije bikuveho, ibyakwizingiyeho ndabitatanya mu izina rya Yesu. Ngusabiye amahoro y'Imana, ngusabiye umugisha w'Imana, ngusabiye guhirwa, kandi ngusabiye kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Ubwo Imana ikugendera nanjye ntisige, kugeneza kw'Imana kubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugiye kudusengera, tugiye kwihana, ugiye kubwira Imana ngo uru rugendo ngwino urumfashemo. Urugendo rwo kwihana ibyaha, urugendo rwo kwirinda, urugendo rwo kureka amakosa n'amafuti, urugendo rwo kureka ibisa n'ibibi, urwo rugendo rwose, urugendo rwo kwemera kunesha inyungu z'ibyaha, urugendo rwo kunesha ubwoba buzanwa nuko turi mu gukiranuka. Urugendo rw'amasengesho, dore wagira ngo wamize ka gasimba karya cyane. Bwira Imana uti n'ibihe byo gusenga, sibyo? N'ibihe byo gusenga, kandi musenga n'imbaraga. Hari igihe ijambo ry'Imana riza nkumva ko ifite ikindi cyerekezo gishya. Namwe kandi iyo mwumva mwabyumva, hari amagambo Imana iguha ari amagambo adasanzwe. Rero izere kandi usenge kandi uvuge, watuza akanwa kawe winginga Imana. Urasa n'utega ibiganza winginga Imana, urasa n'usenga mu buryo budasanzwe winginga Imana, kandi Imana irakugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu uhimbazwe Kristo kandi ushyirwe hejuru.
uhimbazwe Kristo kandi ushyirwe hejuru. Tugushimiye yuko uri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye yuko uri Imana yacu, tugushimiye yuko uri Imana yatubyaho bwa kabiri. Niko Yesu yabwiye Nikodemu, aramubwira ngo yewe Nikodemu we, ndakubwira yuko umuntu wese utarabyawe ubwa kabiri atazinje mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma Nikodemu arakubwira ngo nsobanura ni gute umuntu yakongera akabyaga ubwa kabiri, ni gute umuntu yabyaga ubwa kabiri? Uramubwira ngo ntabwo yasubira mu nda, ahubwo ngo umuntu utarabyawe n'amazi mwabimana n'ijambo n'umwuka wera ngo ntabwo azinje mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma turakwinginze kugira ngo Imana muri uyu mugoroba, Imana utubyara ubwa kabiri, Imana umuntu wese wo muri twebwe, Imana ngiye kubyarwa n'ijambo ndetse n'amaraso n'umwuka wera w'Imana, atuyobore mu kuri kose, atuye mu kuri kose. Niko Kristo yavuze muri Yohana, ngo uwo mwuka wera w'Imana naza ngo azaba mu kuri kose, ngo azemeza abantu iby'ibyaha byabo, ngo azabatsinda abemeza iby'ibyaha byabo. Uwo mwuka naza, turakwinginze kugira ngo uwo mwuka wohereje yaraje muri twebwe, ngo turakwinginze kugira ngo Imana uyu mugoroba twigomese kumuninira, tumwumvira mu mibereho yacu ya buri munsi. Turakwinginze Kristo, tumaze mwamese gusobanukirwa umuntu wese utuka umwuka wera ko atazababarirwa, haba none mu gihe kizaza. Umuntu wese wamaze kumenya ukuri Imana kw'Imana, ukuri kwa Kristo, ukuri ku mwuka wera, akagusimbuza ikinyoma, uwo ngo ni utazababarirwa. Turakwinginze kugira ngo buri wese wo muri teraniro Imana waba warafashe Imana akizera ikinyoma, Imana guhera umunsi wa none nyamase yezera ukuri kuko ijambo ry'Imana bitubwira. Haleluya. Yaravuze ngo ubereshe ijambo, ijambo ryawe niko kuri. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze Imana, twagize amafuti Imana, amakosa n'ibirangaza, utubabarire cyane. Imana kuye mu Yesu umwuka wera w'Imana, Imana umwanya mu mitima yacu, atuye mu Yesu muri kwa kuri kose. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Nta kintu gishobora kwambura umuntu agakiza, nta kintu cyashobora kwambura umuntu agakiza usibye gusimbuza ukuri, gusimbuza ikinyoma. Hanyuma ngo tumaze mwa Imana kumenya ukuri cyari cyo, turakwinginze kugira ngo mwese tugendere mw'uko kuri. Umukristo wese wo muri twebwe, aho muze mwese ubwumvira mwami Imana, aho muze mwese ubwumvira umwuka wera, aho muze mwese ubwumvira mwami Yesu Kristo, kuye mu Imana mu gihe mwami Yesu kizaza, azane mu misinguro mwami zihagije, mwami azahagare mwese mu kuri kose, ahagare mwese n'Imana. Uko yavuze ngo kuko bidashoboka yuko abamaze kuvirwa n'umuco bagasogongera impano y'Imana n'ijambo ryiza ry'Imana, bakabona ku mwuka wera, ngo maze bakavamo, ngo ntibishobora kongera kubahindura bashya, kuko baba bamaze kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Turakwinginze rero ibyo twagendeyemo ibya mbere bya Kristo Imana tubivemo, tukube mwese gusingira Imana ku mwuzuro. Umuntu wese wo muri twebwe nta Yesu yamwiyegezwa imbere, nta Yesu kugira ngo agire mwese agiye gutunganirizwa, nta riri muri Kristo Yesu. Ushyirwe hejuru Kristo, ushyirwe hejuru Kristo. Turasobanukiwe, hama turakwinginze kugira ngo mu mitima yacu utemwe Imana gukora ibyo tumaze kumva ndetse n'umwese no kumenya muri iri jambo ry'Imana. Ukomeze kuba natwe, uturinde amakosa, uturinde ibirangaza, uturinde ibyaha n'akavuyo kaba muri twebwe, kwe mwese tugire mwami Imana hane dutunganirizwa ari muri Kristo Yesu.
iteraniro ryose mw'Imana uha umugisha imbaraga z'Imana zikomeze kutugaragaraho kandi mwami Yesu buri Yesu muri twebwe mw'Imana ye kwirukana imbabazi z'Imana ahubwo imbabazi z'Imana zikomeze mwami Yesu kuduhoraho iteraniro ryose dusoza dukukumira amashyi kuri Imana mu Yesu twumve dusenze Mana mu izina rya Kristo Yesu komeze kubana imitima yacu kandi Yesu n'umugisha w'ijambo ryawe komeze kumumugisha twizere mu izina rya Kristo Yesu amen.